ndashaka gusoreza rero ku bintu navuze 10 Imana ikora mu bantu iyo bamaze kuzura umwuka wera. Kandi navuze ngo ibi bintu ni nabyo bituma tuwuzura. Ikindi ni nabyo bituma niyo twuzura umwuka wera tuguma mu bihe byo kuzura umwuka wera. Ikintu cya mbere umwuka wera akora iyo tumaze kuzura umwuka wera nuko aduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ikintu nakundiye iyo umwuka wera yaje yemeza abantu ibyaha, abatera kwihana. Mureke Nyanza, mureke Kavumu, mureke Itorero, dusaba uyu mwuka wera abantu bazihana ibyaha, nta nama zateranye. Mbega iyo umwuka yaje atera abantu kwihana, uzabona abantu bahaguruka. Umva nkubwire impamvu kibona impamvu z'ibyaha byawe, ukabona ko wasambanye kuko uri umushomeri. Oya, ntabwo abashomeri bose basambana. Oya, ukabona ko impamvu wasambanye ari uko uri umupfakazi. Oya, ntabwo abapfakazi bose basambanye. Emera ko ari intege nke zawe, ubwo umwami Yesu ngo mbabarira. Iyo abantu batuzuye umwuka wera, iyo nta bubyutse buhari, abantu baba bameze babana nk'ishyamba. Uri ishyamba, iyo uri kure yaryo ubona ibiti byose bifatanye. Mwarabibonye? Iyo uri kure y'ishyamba ukaryitegereza ubona ibiti by'ishyamba bifatanye. Ariko iyo winjiye mu ishyamba usanga nta giti kiri kumwe n'ikindi. Noneho iyo winjiye mu ishyamba nibwo umenya ko n'icyo batemye mu ishyamba batabimenye. N'icyo batemye ibindi biti byo mu ishyamba ntibimenya, bikomeza kwibyinira, bikomeza Rero iyo nta bubyutse, nta mwuka wera, ari korari, ari itorero, abantu babana nk'uko ibyo biti bimeze, wabarebera kure, wateraniye ahangaha, wabona korari, wabona abantu b'Ikavumu, ukavuga ngo mbega abantu babanye we. Ariko iyo binjiyemo nibwo umenya ko numaze ukwezi arwaye ntawe ubizi. Yesu ashimwe cyane. Tubahaye ikaze mwese. Ndashaka guhera ku cyifuzo tuza gusorezaho dusenga, kiri mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice ni cya 19. Ni icyifuzo tuza gusorezaho dusenga. Byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere. Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. Arababaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga indimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Icyifuzo turi busorezeho dusenga ni cy'abapantekote bagarukiye ku mubatizo wa Yohana gusa. Bagarukiye muri Yorodani, bagira ngo birarangiye, basaba ubudiyakoni bajya muri korari, yewe bagira ngo nta nicyo bitwaye. Uyu munsi rero twaje kubabwira ko isezerano ry'umwuka wera ryarasohoye. Na niyo mpamvu uyu munsi turi busoze twongera gusenga tubwira umwami Yesu ngo utwuzuze umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Nangiye kubwa uwo muntu muri kumwe mubaza atari ko wuzuye umwuka wera, ubatijwe umwuka wera, ariko
ntabwo agwa Yohana gusa mu mazi ho ndabizi abenshi mwarabatijwe. Mwati konjya mbona ubyina ikikubyinisha n'amazi gusa. N'amazi gusa nyine, n'amazi gusa. Bwa amazi ajya yuma ajya kama mu bihe bidasanzwe, ariko haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 47 riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yaracikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwire uti, yemwe magufa yumye mwe, mwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi ifasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nukibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Nimuvuge ngo amen. Byakozwe n'intumwa gice cya 2 umurongo wa 1 avuga ngo, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. 37 abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngabone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3 bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe, bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera bakizwa. Muvuge ngo amen. Ndanezerewe cyane. Haleluya. Biraryoshye kubwiriza
uvuga umwuka wera, kandi umwuka wera nawe ahari. Umwuka wera abasha gusobanurira umuntu wese mu burimi yumva. Ndamushimiye cyane, ndashimira Yesu Kristo ko yabonye ko tudakwiye kuba twenyene, akaba yaraduhaye umwuka wera. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turaza kwibanda cyane ku bintu 10, ibintu 10 byerekana ububyutse, ibintu 10 byerekana ko abantu buzuye umwuka wera, byerekana ko umuryango wawe wuzuye umwuka wera, ko mu itorero wari umwuka wera, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe. Kandi ibyo bintu 10 ni nabyo abantu bakora kugira ngo buzuye umwuka wera, kandi ibyo bintu 10 ni nabyo abantu bakora kugira ngo bakomeze kuzura umwuka wera. Bega iyo babikoze barawuzura, iyo babikoze bakomeza kuwuzura, iyo babikoze bimenyekana ko bawufite. Yesu ashimwe. Ariko ndashaka kubanza kugaruka kuri gato muri kino gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa. Mvugeho ibindi bintu 3. Ibintu 3 nshaka kuvuga nuko iyo usomye iki gice, ni igice cya mbere tubona Yesu asubira mu ijuru, tukabona asaba intumwa gutegereza isezerano. Ariko mu gice cya kabiri ni igice gikomeye kirimo kuvuka ku itorero. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nk'abapantekote, nk'itorero, iyo twateranye dukwiye kongera gushimira Imana ko pantekote yavuye mu gisobanuro cy'umuganura cyo gusangira ibyo twejeje mu murima, ahubwo ihinduka igisobanuro cyo kudusangiza ibiva mu ijuru. Pantekote yavuye mu gisobanuro cyo gusangira ibyo twejeje mu mirima, ahubwo ihinduka igisobanuro cy'uko hari ibindi mu ijuru bahinga tutagira ino, kandi ibyo bafite tutagira baduhaye n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo ku munsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe, bari mu mwuka umwe, ngo nuko batungurwa n'umuriri, bumva umuyaga uraje. Umuyaga tubaza kuvugaho. Bumva umuyaga uraje ngo uhuha, ngo uraza ngo ukwira ngo mu nzu bari buzuyemo, ngo buzura umwuka wera. Ikintu cyane nshaka kubabwira nuko uyu munsi iyo tuvuga Pantekote, twibuka ko ari Imana isohoza amasezerano. Yesu ashimwe. Byari byarahanuwe guhera ku bahanuzi. Hano ndavuga Yoweri ibice 2:28, wavuze ngo iyo minsi nigera ngo nzasuka umwuka wanjye, nzasuka umwuka wanjye. Buriya ibigega by'umwuka wera biba mu ijuru. Haleluya. Mu bintu byose nabonye nuko impamvu umwuka wera henze, nicyo kintu yasigaranye azakomeza kujya twihera nta wundi biduhaye. Umwuka wera yaba ameze nka petrole, kuko petrole hari ahantu mu isi haba petrole nyinshi rwose, kuko iri hano mu isi hari abantu batayibona, abandi kaduhenda cyane. Ariko umwuka wera ahenze kurenza petrole. Yesu ashimwe. Kurenza mazutu, ahenze kurenza essence. Rero iyo ibigega by'umwuka wera bikiba hano mu isi, abantu bikavumu ndabaraye ntabwo mwaye kubona. Ariko Imana ishimwe ko biri mu ijuru, kandi data niwe ubutanga. Rero abayisezerano ngo nzasuka umwuka wanjye, abahungu n'abakobwa bazahanura, abakambwe bazarota. Uyu munsi ugeze rero, Imana yasohoje isezerano ngo usohoye, ngo bari hamwe, bari mu mwanya umwe. Yesu yababwiye ngo mugende mutegereze ibyo data yasezeranije. Haleluya. Torero dukomeze dutegereze ibyo data yasezeranije.
Imana yacu ntibeshya. Imana yacu isohoza ibyo yasezeranije, ibyo yavuze, ibyo yatubwiye, no kubikora izabikora. Mu byo yatubwiye ko azagaruka. Niyo mpamvu mu kazi Umwuka Wera afite buri munsi, niyo wabonye wubatse urugo uyu munsi abantu bashimye Imana, umugabo n'umugore, mwabonye ko ari byiza cyane. Ariko mu kazi Umwuka Wera afite nuko kugata ariko munezerwe muzi ko Yesu azagaruka. Haleluya. Mbega ahora twibutsa atubwira ngo ibya hano ni ibintu toto, ni ibintu byangirika. Umunezero mu isi ni uw'akanya gato. Ibintu bya hano mu isi binezeza umuntu cyane atarabibona. Mbega ibintu bya hano binezeza cyane umuntu atarabibona. Uzarebe iyo waguze umwenda mushya uba wumva ari mwiza, ariko iyo wambaye ukwezi ukomeza kumva bikimeze kwa kundi. Ibya hano mu isi bitagaciro, bigenda mbega bigira uburyo bw'experience, bigira uburyo hagenda haza amarivaje mashya, haza ibindi bintu bishya. Hari inganda zisohora ikintu, zamara gusohora ikintu bikazana n'ikindi. Umwaka utaha ugasanga umuntu yubaka inzu akitaha agahamagara abantu yishimye, ariko hashira imyaka 4 abandi bakubaka izindi akabona ibaye iciriritse. Bya hano mu isi bijya biciririka, ariko Umwuka Wera yatubwira ngo ibidaciriritse biri mu ijuru. Haleluya. Ibidaciriritse by'iteka ryose, bitagajuka, bitangirika. Abantu bagura imiti bacuruza ikavura, ariko iyo bamaze kurenza igihe baba bati usohore. Bya hano mu isi bajya bisohora mu maduka bakabijugunya, ariko Imana ishimwe hari ibyo yatubikiye ahera. Imana isohoza amasezerano. Icya kabiri nuko ntabwo Pentekote ishoboka iyo nta kumvira Imana guhari. Mbega bisaba kuzura Umwuka Wera, bisaba kumvira. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugende hehe, mujye hehe, mubigenze gute, mutegereze. Mbega njya nibaza ngo iyo batagiye byari kugenda gute. Mbega bati mugende mutegereze ibyo data yasezeranije. Kugira ngo abantu buzure Umwuka Wera rero bisaba uyu mutima wumvira, uyu mutima wumva ukumvira. Ngo bagiyeyo bajya mu cyumba cyo hejuru, bamarayo iminsi 10. Umva bagiye ntiyababwiye iminsi. Yego ariko murumva umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, akazi nakahe ni ugutegereza. Uwa kane akazi nakahe ni ugutegereza. Ntabwo baza ariko wa kangahe, nibazi niba ari kumanywa, niba ari nijoro. Niyo mpamvu natwe twahawe gutegereza kazaza. Nitwabwirwa umunsi n'igihe ntabwo tuzi, ariko haba mu gitondo cyangwa nijoro umwami Yesu Kristo azaza. Haleluya. Gutegereza uku kumvira Imana rero ni ikintu, ni inzira ikomeye. Ndashaka gushimira abantu ba hano. Muri minsi dufite amateraniro, amasengesho, inyigisho, tuzi bigoroba, twiga ijambo ry'Imana, dusenga, dusaba ububyutse. Buriya hari umuntu byumva akabateka ibyo bintu byo kujya muza n'ibiki. Ndashaka kubashimira abumvira mukabikora. Kuzura Umwuka Wera biza mu mutima ufite guca bugufi, ufite kumvira, ufite gutegereza Imana, kubera ko ntabwo uzi inzira Yesu azanyuramo abikora, ntabwo uzi umunsi azabikorera. Niyo mpamvu abantu badashaka kugendana n'Imana ngo bayumvire, bagendane nayo, bahinduka abantu ba hano gusa. Kubera iki? Amaso yabo abayirebera mu byo babona. Ariko kuzura Umwuka Wera bisaba kumvira. Aravuga ngo nimugende mutegereze. Ikindi nuko ari isezerano ryacu twese. Isezerano ryacu twese. Ngo bari muri icyo cyumba, ngo Umwuka Wera yaraje aza nk'ibirimi by'umuriro,
ngo buri haboneka ururimi rujya hehe kuri buri muntu. Ntabwo ari isezerano ry'abamaze imyaka gusa, ni isezerano ry'abantu bose. Ubu nawe nubwo hano nta muntu kuzi amazina yawe, ariko wiyingingiye Yesu, ukinginga Data, ukamubwira ariko nanjye ndumva uyu Mwuka Wera mushaka. Haleluya. Mbega yakoze ikintu gikomeye gituma ashyiraho umuyoboro utuma twivuganira nayo. Kucyo gusaba Umwuka Wera, ashaka ko umuntu wese yivuganira nawe. Na niyo mpamvu Yesu avuga muri Yohana ibice 7:38 yaravuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo ngizatemba iva hehe? Ngiva mu nda ye. Ngibyo bivuze ngo yerekeza ku Mwuka Wera, ngo abamwizera bendaga guhabwa. Mbega n'umugezi uza ukava muri wowe, bisaba inyota yawe, bisaba ishyaka ryawe. Ntabwo ari igikorwa rusange, ni igikorwa gitangira ku muntu ku giti cye. Niyo mpamvu nta muntu uzawukuzurira. Yego, nta muntu uzawukuzurira, nta muntu uzakwihanira, nta muntu uzagusengera ngo uwuzure, ahubwo birasaba ngo wowe gira inzara n'inyota usenge. Ubwo Umwami Yesu ngo ndagukeneye Mwuka Wera, ndakwifuza, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngibi yabivuze ngashaka kuvuga Umwuka Wera wabamwizeye ngo bendaga guhabwa. Mbese wuzuye Umwuka Wera cyangwa byagarukiye ku mubatizo wa Yohana? Bapaga basanga batese tubumaze kwizera mwuzuye Umwuka Wera, baramubwira ngo ntabwo twari tubizi ku Umwuka Wera yaje. Ati none mwabatijwe mu batizo? Ati ni wa undi wa Yohana. Ati yo, ati burya Umwuka Wera yaraje. Torero Umwuka Wera arahari, Umwuka arahari, Umwuka arakora. Arabwira ngo yaraje, ngo maze barizera arabasengera, ngo amaze kubasengera ngo buzure Umwuka Wera. Ndakwingingira muri Kristo Yesu ngo uyu munsi wuzure Umwuka Wera. Ni isezerano ryawe. Tugwije abapantekote benshi ariko bategeze bamenya amakuru y'Umwuka Wera, yewe kugeza no ku rwego niyo babonye bawuzuye bajya ngo barabyikoze, noneho nabo bagatangira kujya biga kubyikora. Bega abantu batangiye kubikora, hari igihe njyaho mu gitaramo, abaririmbyi murabizi, ugasanga abantu babikoze bashatse ibitara bizana umwuka ku buryo igicu, kuko buzuye Umwuka banga igicu kirakingiriza. Noneho babona umwuka atakiza ngo ukingirize inzu yose barimo, bagashaka indi myuka bashyiramo. Ariko bagashaka indi myuka bashyiramo, ukabona barabizamuye, ukabona ahantu hose birahuzuye, ariko ibyo ngibyo biratwika ntibikiza. Biratwika ntabwo bikiza. Ariko uyu Mwuka Wera ntabwo ari ibintu bizamuka inyuma ngo bihera hehe? Imbere. Bihera hehe? Imbere. Ntabwo ari ibintu bikwira mu nzu bitaragera imbere, bihera mu mutima, byamara kuva imbere bigakwira. Yesu ashimwe. Bihera mu mutima, bihera imbere, bigakiza wowe imbere. Umwuka Wera niba atarakiza wowe imbere, buretse kumanika amaboko, buretse guhamya ngo warawuzuye, kubera ko nujya guhamya ngo waruzuye kandi tuzi kukiba, kukibeshya, kucyangana, kucyambura, tukibizi ibyo ngibyo, banza usenge abanza agera imbere. Imana ishimwe. Ndashaka gusoreza rero ku bintu navuze 10 Imana ikora mu bantu iyo bamaze kuzura Umwuka Wera. Kandi navuze ngo ibi bintu ni nabyo bituma tuwuzura. Ikindi ni nabyo bituma niyo twuzuye Umwuka Wera tuguma mu bihe byo kuzura Umwuka Wera. Ibyo bintu rero ni imbaraga ziduhindura. Mbega Umwuka Wera ni imbaraga ziduhindura.
zifata umuntu agahinduka akabutandukanye nuko yari ameze. Iyo ushaka kureba uburyo Imana ihindura, ureba umuntu witwa Petero. Petero muri Luka 22:54 uramubona akurikiye Yesu. Muri icyo gice ubanza kumubona ngo atangiye kujya kurikira Yesu, ngo Yesu arenga, Petero ahinguka. Mbega batangira kugenda buhoro buhoro, ariko biza kugera ku rwego uyu Petero ngo imbere y'umuja, ngo umuja mwitegereza, aravuga ngo uyu nguyu yari ari kumwe nawe, aravuga ngo wa mukobwa we, hoya urambesheye. Ngo uwo muja arongera ati n'imvugo yawe irabigaragaza, aravuga ati wa mukobwa we ntumbeshere, ntabwo uyu muzi. Uwo ni Petero imbere y'umuja. Ariko igitangaza kiba ku munsi wa Pentekote. Niyo mpamvu ikintu cya mbere Umwuka Wera akora iyo tumaze kuzura Umwuka Wera, nuko aduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Aduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ubutumwa bwiza, bwo kuvuga Yesu, bwo kuvuga Kristo, bwo kumwamamaza dushize amanga, nta kiduteye ubwoba. Aduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga Yesu. Muri iki gice cya kabiri, Petero amaze kuzura Umwuka Wera, ngo umurongo wa 14, ngahagarana nabo 11 ababwizwa ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye, aba ntibasinze nk'uko mwibwira. 22 aravuga ngo yemwe bagabo ba Isiraheli mwe, nimwumva ya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Murongo wa 29 avuga ngo bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, akamenya ko yamurahiye indahiro izamuha umwe mu buzukuru umwe, ngo abe ari usubira ku ngoma ye. 32 avuga ngo Imana yazuye Yesu wo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije, ari wo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Arasoza 36 avuga ngo nuko abo mu muryango wa Isiraheli bose nimumenye mudashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Haleluya. Ayo mashini muyamuhe rwose. Atanga imbaraga zo guhamya, zo kuvuga Yesu. Kandi kuvuga ubutumwa bwiza ni uguhamya Yesu ko yazutse. Muri iri teraniro yabwiraga abantu benshi, yabwiraga abantu bakomeye, ariko arabahamiriza, arabwira ngo wa Yesu, wa wundi Imana yabahaye, wa mutanga bugingo, ngo mwamushize mu maboko y'abagome muramwica. Kandi ntabwo mwamwishe gusa, mwaranamuhambye. Aravuga ati icyo nshaka kubahamiriza ni uko urupfu rutamuheranye. Haleluya. Arabwira ngo yarazutse,
na niyo mpamvu nusoma iki gice urasanga babwira ngo mwikize abantu b'iki gihe biyobagiza. Uzi impamvu iri teraniro Mateyo 28 habaye iki? Yesu amaze kuzuka, yazutse hari umugambi w'icyatuma atazuka. Yazutse bazanye ikibuye kinini bagishyira hejuru y'imva ye. Yazutse bazanye abasirikare bazi kurinda bagota imva ye, baravuga ngo maze turebe uyu munyabinyoma batazavuga ngo yazutse. Ariko kuko urupfu rutamuherana batungurwa no kubona Yesu azutse. Imana ishimwe. Buriya hari ibintu bitandukanye Satani ajya dushyiraho, ariko mumubwire ngo imbaraga ziri muri twebwe zizatuma nta kiduherana. Imbaraga ziri muri twebwe zizatuma nta kiduherana. Yesu azutse rero bakorwa n'isoni, baravuga ngo turajya he kazutse. Ngo babasirikare bajya kubwira abatambyi, barababwira ngo erega yazutse. Ati yazutse, ti yazutse, yatuzukanye. Ati gitare cyavuyeho. Ati natwe ntitwabonye uko tumufata, ntitwabonye uko turasa, yazutse. Mbega baravuga ngo misiyo ati misiyo yacu irahanze. Ariko abisi ni babi. Muzi impamvu Satani afite inararibonye mu manyanga. Ni se w'ibinyoma. Nimubona umuntu akwiza ibinyoma muzamenye ngo uyu nguyu yabyarwa na Satani. Ni se w'ibinyoma n'abanyabinyoma, afite inararibonye mu manyanga, mu guhimba inkuru, mu guhimba ibinyoma, mu bubeshyi, mu bushukanyi. Ibyo arabizobereye. Ahita babwira ngo no, mujye kuvuga ko bamwibye. Bahita bakora inama baravuga ati rero basirikare tugiye kubaha amafaranga, tugiye kubaha ifeza, mwebwe mugende mwamamaza inkuru yuko mwasinziriye, babigishwa bakaza musinziriye bakamwiba, bityo natwe tuzabwira umwami ko byagenze. Icyo gitabo kiravuga ngo iyo nkuru yamamara na bugingo n'ubu. Rero Petero ahagurutse aho hantu iyo minsi 50 yari iryo teraniro ryuzuyemo abantu bahawe amakuru ko Yesu yibwe. Yego ryuzuyemo abantu ndetse n'abandi bari kubivuga barahari. Niyo mpamvu baza mwikiza abantu b'iki gihe biyobagiza. Abantu baza bagashungera batanze feza ngo byamamazwe ko Yesu bamwibye. Aravuga ati rero wa Yesu mwafashe mukamwica mukamubamba ntabwo urupfu rwamuheranye. Ati Imana yaramuzuye. Haleluya. Ngo nta nubwo yamuzuye gusa, ngo yaramuzamuye, ngo yamujyanye mu ijuru, ngo ari iburyo bwa Data, ngo Imana yamugize ukomeye, yamugize na Kristo. Kibyo mubimenye rero atangira guhamya. Na niyo mpamvu Umwuka Wera yaje tuvuga Kristo wazutse. Duhamya Yesu, twamamaza inkuru, tukabwira abantu kwihana ibyaha, tuvuga ubutumwa bwiza. Iyo itorero ryasinziriye abantu batangira kuvuga ibindi bintu batakivuga Yesu. Abantu bahimba indirimbo zitarimo Yesu, nk'abaririmbyi mwe mujye muhimba Yesu, muvuge Yesu. Burya Yesu muvuza araza. Wari mubuzi ko igitaramo kirimo Yesu akibamo. Ubukwe bwajemo Yesu, Yesu abubamo kandi akoramo imirimo. Na niyo mpamvu nugira Imana wa mukobwa bakagusaba umunsi ubukwe bwo gusaba kwawe uzashaka uryo Yesu bamuvuga. Mbega ntuzazana bavugira inka gusa ngo bavuge imisango ngo utange ibiryo n'iki gusa, uzazanemo n'umuntu avuga Yesu. Iyo Yesu azi ko bamuvuga araza kandi yaje arakora. Some Yohana 2 urasanga abantu bakoze inama y'ubukwe bari gutegura bazatumirwa, ngo batumiramo Yesu n'abigishwa, ngo ubukwe buraba, ngo buri kuba, batungurwa no kubona bishize. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yari ahari. Haleluya.
nubona Imana iguhaye umugabo, iguhaye umugore, nubona iguhaye akazi, iguhaye igishoro, wijya gucuruza ibiryo gusa, ahubwo mu byo ucuruza shyiramo na Yesu, kuko Yesu azi ko iduka bamuvugamo aritindamo, kandi yaje hari ibyo akoramo. Ariko hari abantu banga kumuzanamo, kuko bati usa nimushyiramo ko hari ibyo yanga. Hari ibyo yanga. Nyine ibyo yanga bireke umuzane. Yesu azazana ibyo abantu batagira. Haleluya. Hari ibyo azakora. Rero ikintu cya mbere cyerekana ko hari ububyutse, hari ibihe byiza, nuko abantu bavuga Yesu, nuko abantu bakunda Yesu, nuko abantu baririmba Yesu, babwiriza Yesu, bavuga ubutumwa bwiza, bavuga Yesu yazutse, bavuga urukundo rwe, bavuga imbabazi, babwiriza abantu kwihana ibyaha, kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo Luka 24:47 ngo ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikomeze bibwirwa amahanga yose. Bashumba, mukomeze mubwiriza abantu bihana ibyaha. Oh haleluya. Icyakabiri rero kiba nuko ngo abantu y'Umwuka Wera yaje, haza umuyaga urusha imbaraga ibitekerezo by'abantu, haza umuyaga urusha imbaraga amateka y'abantu, haza umuyaga urusha imbaraga ibigango by'abantu, ukanyeganyeza abantu ngo maze ugakora ku mitima. Muri ba Bisiraheli, muri ba bantu bose bari baraho, ngo bumvise imbaraga z'Umwuka Wera, ngo muri rya teraniro ngo bumva bibakoze ku mutima, bumva bibacumise ku mutima, baravuga ngo bagabo bene data tubigenze dute, dukora iki? Iyo Umwuka Wera yaje abantu baratsindwa, bakorwa ku mutima, batitaye ku cyubahiro cyabo, batitaye ku kazi bakora, batitaye ku myaka yabo, batitaye ku mashuri. Abantu barahamya bakavuga ngo ko dutsinzwe tubigenze gute. Uzi impamvu? Nuko iyo umuyaga waje n'abantu bumagaye. Twasomye muri Ezekiyeli, nusoma bino bice 37 nubwo yavuze amagufa, ariko ashaka kuvuga umuryango wa Isiraheli, kandi umuryango wa Isiraheli nusoma muri bino byakozwe n'intumwa urasanga ari bo Petero yabwiraga. Ariko iyo Umwuka Wera aje, kuko Ezekiyeli ngabibonye ngo Imana yaramaje ngo mbese ubona yakongera kubaho, aravuga ngo ni wowe ubizi, kankubwira ikintu namenye, nubona ibintu mbega wowe uzashidikanye ku mbaraga zawe, ariko ntuzashidikanye ku mbaraga z'Imana. Ushaka kubona ibintu byabaye umurengera bidashoboka. Ariko Petero, Yesu yaramubwiye ati se wajugunye mu rushunduka roba mu gitondo ku manywa? Aravuga ati ngiye naraye ijoro ndoba byanze, atari kubwo ari wowe ubivuze. Mbega uzashidikanye ku mbaraga zawe, ariko ntuzashidikanye ku mbaraga z'Imana. Ezekiyeli yitegereje amagufa yumye yuzuye ikibaya, aravuga ngo mbega yashatse kuvuga ngo ntibishoboka, avuga ati ariko Mana niwo bizi. Mbega mu mvugo ya Ezekiyeli we ntabwo byashobokaga, ariko avuga ati Mana niwo bizi. Haleluya. Birashoboka. Hari ibyo tujya tubona, tukabona nto byaturenze, tukabona biranze, tukabona mu mbaraga zacu ntabwo bishoboka, ariko mureke mbabwire biracyashoboka. Umva nkubwire, bya bindi ubona bigikomeye abantu batashobora, ku Mana biracyashoboka. Vuga ngo biracyashoboka. Si ikibazo cy'imyaka bimaze, si ikibazo cy'uko humagaye, si ikibazo cy'igihe, si ikibazo wowe ntabwo bishoboka, ariko ku Mana bimeze gute? Biracyashoboka. Ku Mana birashoboka, ku Mana birashoboka. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngarahanura ngo uko Imana yamutegetse, ngagiye kubona ngabone ya magufa ngaraje,
ngo ajya hamwe abona agiyeho inyama, abona agiyeho umubiri, agiyeho imitsi, ngo ariko nta mwuka wari urimo. Arongera ngo ijwi riramubwira ngo njye guhanure, none umuyaga uze. Ngo arahanura, ngo agiye kubona ngo umuyaga urahuha, ngo umuyaga urahuha, ngo urahuha, ngo winjira muri ya mirambo. Ngo agiye kubona abona irahagurutse, abona igize ubuzima, abona yiremye inteko. Imana ishimwe. Reka babwire, iyo imbaraga z'Imana zije, na bya bindi bidashoboka birashoboka. Na bya bindi bidashoboka birashoboka. Na ba bandi bananiranye, n'abaguye, n'abumagaye, n'abameze nk'abari mu butayu, mureke dusenge, mureke dusenge. Uyu mugezi nutemba, umuyaga nuhuha, birashoboka. Abantu bikavumu n'abantu banyamagana muvuge ngo birashoboka. Abashumba muvuge ngo birashoboka. Vumirira muvuge ngo birashoboka. Itorero ryose muvuge ngo birashoboka. Mwuka Wera arahari kandi afite imbaraga, ni umwuka w'imbaraga. Nari mavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka Wera nabamanukira. Dukeneye izi imbaraga, iyo ziza zinyeganyeza ibintu byose. Ni imbaraga, ni imbaraga. Buriya umuyaga ubona ukora ariko ubwawo ntuwubona. Yego, umuyaga ubona ibyo utwara ariko ntuwubona. Na niyo mpamvu izi imbaraga zije zigakora kandi ntuzibone. Icya gatatu nuko nyine abantu bihana ibyaha. Abantu babigenza gute? Barihana. Iyo nta bubyutse, iyo nta mbaraga zihari, abantu ntabwo batura, ntibihana. Abantu bashaka impamvu z'ibyaha, abantu bashaka ibisobanuro, abantu bashyiraho uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ibyaha bakabishakira uburenganzira. Buriya hariho n'imiryango itandukanye ishinzwe gushakira amategeko agenga ibyaha. Abantu bashaka ibisobanuro. Niba ari ikintu gikomeye ni ukujya guhugura abantu batuzi umwuka wera. Niba ari ikintu gikomeye ni ukugutuma ku mugabo utagira umwuka wera ngo ujye kumugira inama. None se yanze umujyanama wowe uramugira izihe? Kuko uyu mwuka wera ni umujyanama. Niba ari akazi gakomeye ni ukubona umukobwa wakundanye n'umuhungu utuzi umwuka wera ngo uzamusengera. Iyo bagutumye ku muntu nk'uwo ugerayo ukabatse mugira inama, wajya ubona uburyo kureba batse nzige. Kajya ubukavuga ati rero nanginyuze hamwe. Kubera iki? Uburyo kurebye. Ariko iyo umwuka wera yaje, abantu baratsindwa, abantu barihana. Iyo abantu bagenderewe na Yesu, ntabwo Yesu ashyiraho ibisobanuro. Nakunze umugabo witwa Zakayo. Umugabo witwa Zakayo, Bibiliya imuvugaho ikavuga ko yari umukoresha w'ikoro kandi ikavuga ko yari umutunzi. Iyo nkuru murayizi? Muriruka? Murayizi iyo nkuru? Muriruka? Uyu Zakayo yari umutunzi, yari umukoresha w'ikoro, ariko bavuga ko yari na mugufi. Nyakunda kubwira abantu, burya iyo umuntu ari umutunzi akaba ari umuyobozi ntawita ku bugufi bwe. Uzi impamvu iyo ushaka kubwira urunama? Si byo se? Iyo ushaka kubwira urunama, hari igihe usanga mwese mwakoze uburyo muvuga mwicaye hataza kugira umuntu umusumba. Niyo mpamvu ubugufi bwa Zakayo ntacyo bwari bumutwaye aho hantu. Icyangombwa nuko yari umutunzi, yari n'umukoresha w'ikoro. Ariko ngigiye kimwe ngo yumva ko Yesu aza kunyuraho ngaho Yeriko, ngo yiyumvamo ko ashaka no kujya kumureba, ngo maze agira amatsiko, ngo aragenda ngahageze asanga hari abantu benshi, ngageze muri ba bantu benshi, ngabura uburyo amureba, ngabuze uburyo amureba, ngarazamuka yurira igiti, ngageze mu giti hejuru, ngategereze ko Yesu aza. Haleluya. Burya umwuka wera iyo yamaze kugenderera abantu, uyu Zakayo yagenderewe n'umwuka wera. Ntabwo abantu bagenderewe n'umwuka wera ntabwo bita ko ari abatunzi no mu giti yajyo kugira ngo ashake Yesu.
araza aje gupfukama. Iyo umwuka ataraza abaterantu bw'abantu ndahapfukama, be akumva twazamubakira tapi yo gupfukama. Oya, iyo umwuka yaje upfukama muri rusange. Noneho Zakayo ngo agira Imana, abona Yesu araje. Mu bintu nakundiye Yesu, haleluya, Yesu aza abantu bamushaka bose aho bari. Ngo Yesu ageze munsi ya cya giti ngareba hejuru. Ikindi kintu nakundiye Yesu nuko amazina y'abantu bose arayazi. Tumuhe icyubahiro. Buriya izina ryawe, uwo muntu muri kumwe mubwire ngo Yesu izina ryawe ararizi. Ararizi na kakandi baguhimba niba wirukama amakobyo ararizi. Kandi nahura arahazi. Uyu Yesu yasanze Yohana ku kirwa Patimo, bamutayeyo bamuciye, ariko amusangayo aramubwira tumva Yohana, nari narapfuye ariko ndiho murahiteka, kandi mfite imfunguzo za rupfu na kuzimu. Iyo nyinze ntawe ukingura, iyo nyinguye ntawe ukinga. Uyu Yesu aza ahantu turi, kandi yatugezeho araduhamagara mu izina. Aravuga ngo yavuga ngo Zakayo, ntabwo yavuze ngo yewe muntu. Uzi impamvu? Aramuzi. Rabati Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Ngo Zakayo n'umunezero ururuka, ngaraza agera mu nzu, ngo Yesu yicarana nawe. Ikintu nakundiye, iyo umwuka wera yaje yemeza abantu ibyaha, abatera kwihana. Mureke inyanza, mureke kavumu, mureke itorero, dusaba uyu mwuka wera, abantu bazihana ibyaha, nta nama zateranye. Uzi Zakayo abwira Yesu, amwati nubwo waje kuba ari wanjye ariko ndiba ndi igisambo. Ntabyo Yesu amubwiye, nubwo waje wanjye uri wanjye ariko ndiba, ati cyakora atabona ambuye ndabishyura. Mbega iyo umwuka yaje atera abantu kwihana, nta uzabona abantu bahaguruka. Umva nkubwire impamvu kibona impamvu z'ibyaha byawe, ukabona ko basambanye kuko uri umushomeri. Oya, ntabwo abashomeri bose basambana. Oya, ukabona ko impamvu wasambanye ari uko uri umupfakazi. Oya, ntabwo abapfakazi bose basambanye. Emera ko ari intege nke zawe, ubwo umwami Yesu ngo mbabarira. Niba impamvu warasambanye kuvuga ngo numvaga nintabikora akazi kanjye bakankuraho. Oya, n'abategeze bakagira banze gusambana bafite umwuka wera. Impamvu sibyo, wishaka impamvu z'ibyaha byawe. Uwo mujinya wawe wibushakira ibisobanuro bya nyokorome. Nyokorome yabyara abanyamujinya, ariko Yesu abyara abana b'Imana. Umwuka wera abyara abana b'Imana, abyara abana b'ijuru, abyara abaragwa. Na niyo mpamvu niba ucuzuye umujinya, vuga ngo kamere yo kwamarume ninde wayinkiza, uvuge ngo Yesu nkiza, umbyare. Haleluya. Kubera ko uyu mwuka wera adutera kwihana. Iyo waje rero urihana, kandi iyo wihanye umwuka araza. Ariko mwabije mu buryo bikorana. Mbega iyo umwuka wera yaje urihana, kandi niyo wihana yaraza, kandi niyo wihana gumana nawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Icya kane nuko abantu iyo bamaze kuzura umwuka wera, ijambo ryatubwiye ngo ngabo bantu ngo barasabanaga, ngo bagasurana no mu ngo bakamanya kuri imitsima. Abantu batangira gusabana, batangira kubana nk'umuryango. Iyo abantu batuzuye umwuka wera, iyo nta bubyutse buhari, abantu babana nk'ishyamba. Uri ishyamba, iyo uri kure yaryo ubona ibiti byose bifatanye. Mwarabibonye? Iyo uri kure y'ishyamba ukaryitegereza ubona ibiti by'ishyamba bifatanye. Ariko iyo winjiye mu ishyamba usanga nta giti kiri kumwe n'ikindi. Noneho iyo winjiye mu ishyamba nibwo umenya ko nica batemye mu ishyamba batabimenye. Nica batemye, ibindi biti byo mu ishyamba ntibimenya, bikomeza kwibyinira, bikomeza rero iyo nta bubyutse, nta mwuka wera, ari korari, ari itorero, abantu babana nk'uko ibyo biti bimeze. Wabarebera kure, wateraniye ahangaha, wabona korari, wabona abantu bikavumu, ukavuga ngo mbega abantu babanye we. Ariko iyo binjiyemo
nibwo umenya ko numaze ukwezi arwaye ntawe ubizi. Iyo binjiyemo nibwo umenya ko nuwabuze ubushobozi bwo kujyana umwana ku ishuri ntawe ubizi. Kubera iki? Ni nka rya shyamba igiti kivamo bindi bigakomeza bikabyina. Ariko uyu Mwuka Wera yaje, haleluya, uyu Mwuka Wera yaje, abantu bemera gusabana, ngo no mu ngo zabo bagasurana, bagasangira mu ngo zabo. Niba ujya umara icyumweru, ukamara 2, ukamara ukwezi, nta muntu uragera mu rugo rwawe, ntawe urarya mu rugo rwawe, ujya gusaba Umwuka Wera. Ese mwabyumvise? Niba umara ukwezi, ukamara amezi 2, ukamara 3, nta muntu uragera mu rugo rwawe, ntawe urahanywa n'amazi, yego, nta muntu nawe uragera mu rugo rwe, ujya gusaba Umwuka Wera. Ujya gusaba Umwuka Wera. Iyo yaje abantu bagasabana, abantu barabana. Icya kane, abantu bakunda igaburo ryera, ngo bahuzwaga no kumanyagura iki? Umutsima. Mbega iyo abantu bari mu bubyutse buzuye Umwuka Wera, bakunda, mperutse kujya ahantu nsanga muri ako gace insengero nyinshi zirafunze, ariko nsanga abo bantu bishize hamwe baravuga ngo byibuze rimwe mu kwezi dushaka bisi izatujyana ahantu tujya kurira igaburo. Bagatanga 10,000 bagatega ngo byibuze bashaka ahantu bajya kurira igaburo hakinguye. Ariko iyo nta Mwuka Wera, abantu bumva igaburo bagira ngo ni umugati usanzwe. Oya, uriya si umutsima usanzwe. Kubera iki? Harimo ubugingo, harimo imbaraga, harimo ubuzima, harimo isezerano rikomeye. Na niyo mpamvu iyo ububyutse bwaje abantu bakunda igaburo ryera. Abantu mukijya kwigaburo Yesu abaha umugisha. Na niyo mpamvu iyo nta bubyutse umuntu arishingira akibera iyo gakora ibintu tse kwigaburo bite, ariko si byo bigaburo simbona ari gato basigaye babaha gato gato cyakubwira ibirimo, cyakubwira ibirimo, harimo isezerano. Yesu yaravuze ngo utarya umubiri wanjye ngo n'amaraso yanjye ngo nta bugingo. Mwebwe mukijya ku meza y'umwami Yesu abaha umugisha. Ariko niba baramaze gucika intege, utacyegera igaburo, kuri 29 ntuzabure. Siko pastor? 29 hano hazaba igaburo. Rero ikitubwira ngo hari ububyutse nuko ni gute umva kwigaburo kandi mwahuje amatorero 4, ugasanga niba korari yawe itaririmbye no kwigaburo ntiwaje. Oya, ntabwo tuzanwa n'indirimbo, tuzanwa n'ameza y'umwami. Haleluya. Ngikindi ngongeze ku cyakangahe, bakundaga gusenga, devoted to prayer. Niko twasomye ngo bahoraga bashishikara iby'intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Bakunda amasengesho. Mana yatume ngo dutegure ibihe byo gusenga, abantu bafata ibihe bakomeze basenge, bategereze hari ibintu Imana izakora. Ndabashimira bari muri ibyo bihe byo gusenga. Mukomeze musenge, ntabwo ibikorera ubwinshi bw'abitabiriye pastor nuzabona hataje benshi, abaza bose mukomeze musenge, mukomeze musenge. Ngo bakundaga gusenga, kandi nimujya gusenga ntimugacumujwe n'abataje. Hari igihe abantu bajya gusenga muri nibature, ugasanga aho gusenga ahubwo uri gucira imanza abataje. Ugasanga umuntu arahageze saa 11 aje gusenga, kavuga ati mwami Yesu ndagushimiye ngiye konje, turebe uburyo nitanze abandi bariryamiye, Dore sinanariye abandi bo bariye. Rwose gusenga kwawe reka kuzana urubanza. Abandi biryamiye nawe ntabakubyukije ku ngufu, abandi bariye nawe ntawabigukoresheje ku ngufu. Niba wagize umutima wo gusenga ukaza, ngwino usengere n'abandi, amasengesho ye kuba urubanza, witekereza ko impamvu Imana izakumva, uzajyana intege nke z'abandi kugira ngo Imana ikumve. Ngo umuntu wagiye gusenga ngagiye ngagisenga avuga ati
urambona mwami ngiye ntabwo meze nk'uriya ntabwo meze nk'uriya ngiye ntanga amaturo ntanga icyacumi ngiye nkora iki simeze nk'uriya gusenga kwawe senga Imana wijya kurwana n'abantu. Ikindi ijambo ryatubwiye ngo kandi iminsi yose ngo bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, gukunda kujya mu rusengero, gukunda amateraniro, gukunda kujya mu nzu y'Imana. Mwakagira Imana mwe torero buriya nkunda urusengero, nkunda urusengero. Abo twabanye barabizi nabo tubana barabizi, nkunda urusengero. Haleluya. Yego ngo bakundaga iki? Mu gisubirimo cyane. Ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye. Ngo iminsi yose bakomezaga kugira gute? Bakomezaga kujya mu rusengero. Hari indirimbo Rushema yavuze ngo ku cyumweru gitanda kuraritse, uzaze mu rusengero, uzaze mu rusengero. Mbega niho hantu tugera twese tukaba bene data. Muzi impamvu mu rusengero ni inzu ititirirwa abantu, ni inzu yitirirwa Imana. Muri iyi Nyanza harimo amazu menshi, ariko aha niho tugera tukavuga ngo tugiye kwa Mana. Haleluya. Mana nawe arabizi ko hari amazu yafunze, nawe arabizi azadufasha ibikenewe byose byuzuzwe afungurwe. Ndashaka kubashimira mwebwe mwaje mu rusengero, uwo muntu muri kumwe mubwiye ngo wakoze kuza mu rusengero. Ngira ngo vumiyambi babwire aba bantu igiteraniro turimo, abantu bose barimo insengero zabo zirafunzwe, ubu baza hano buri cyumweru, baza kurepetera hano, bakora urugendo bagatega bakaza. Rero mwakoze ko mukiza mu rusengero. Ongera umubwiye ngo Yesu agumugisha kukiza mu rusengero. Ubu ndabizi ko abantu bikavumu batakiza, bavuga ati ibyo birometero nta wabyishinga, iryo zuba nta waryiteza, ariko mwakoze ko mukiza mu rusengero. Imana ibahe umugisha. Ndumva nabasabira amashyi abantu bose bagikomeza gutwarana bagashyiramo imbaraga kandi ndashaka no gusabira itorero ryose n'abanyetorero bose mu gihugu bakomeza gushyira imbaraga insengero zise neza n'izifunze zifungurwe. Ndashaka kubashimira gukunda urusengero. Ngo ikindi bari bafite ngo nuko ngo baramburaga ibiganza bagafasha abakene. Ngo muri bo nta mukene wabagamo, mbega baramburaga ibiganza bagafasha abandi. Bamejyaga ushonje, ufite ikibazo, bagasaranganya mu byo bafite, bagafasha bagenzi babo. Iki tubwira ko Umwuka Wera waje nuko tugirana umutima wo gufashanya, tugafasha bagenzi bacu. Ikindi bari bafite ngo nuko bakundaga ijambo ry'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha. Murabyumva? Gukunda iki? Iyo abantu bakunda ijambo ry'Imana, hari umwana mfite muri misusu yo kunda Bibiliya. Nshoboye ate ko amubaza akambwira ati kino gice ati nanze kuryama kidashize. Tinanze kuryama kidashize. Mbega iyo Bibiliya itarakuryohera ku buryo usoma igice kumva ni waryama kidashize. Iyo gitungwa n'umurongo umwe, iyo ugatungwa n'ibyo abandi bagusomeye, ngo bashishikariraga, barabikundaga. Bakundaga ijambo ry'Imana. Iyo abantu bakunda ijambo ry'Imana rero buzuye Umwuka Wera. Haleluya. Kandi abantu buzuye Umwuka Wera bakunda ijambo ry'Imana, kandi bakomeje kubisoma bakomeza kuwuzura. Ikibanziriza icyanyuma ngo ijambo ryavuze ngo bashimwa n'abantu bose ubuhamya bwiza. Ikizabwa ko abantu buzuye Umwuka Wera
nuko bagira ubuhamya. Haleluya. Ubuhamya ni impumuro nziza. Mbega nuko abo umusore ufite ubuhamya, abo umukobwa ufite ubuhamya, abo umugore ufite ubuhamya, abo umugabo babitorero ngo bagiraga ubuhamya bwiza mu bantu bose. Torero ry'Imana iyo abantu bagenda bagira ubuhamya bubi ni icyerekana ko umwuka wera yabonye ko nta rukundo bafite. Umwuka wera yaragiye. Mureke twongere dusabe kugira ngo tugire ubuhamya bwiza. Kandi abantu bafite ubuhamya bwiza buzura umwuka wera. Nageze nkunda umukecuru umwe twarihuye ari gushimira, avuze ati ngiye rero naravuze ngo nzajya niyitondera ngo Imana izangire neza. Yahisemo kwitonda. Ubuhamya bwiza. Maze icyanyuma cyerekana ko ahantu hari ububyutse ngo uko bukeye umwami Imana akabongerera abakizwa. Tugiye gusenga. Bega nuko igihe cyose hari abakizwa, hari abihana, hari abakira Yesu, hari abahindukira. Uzi impamvu bahindukira? Twabereye imbuto, twagize ubuhamya, twabasengeye, twabaririmbiye, twabafashije, twagiye kubasura kwa muganga, twabanye nabo. Nguko bukeye ngo umwami Imana akazana abandi, akazana abakizwa. Uzi ko iyo hari ububyutse tubona umuntu tukavuga ngo tuzajya kumuha umubyizi tumurarike mu materaniro, tuzajya kumuha umubyizi ariko tuzajya kumufasha hari ari kubaka ariko tumurarike mu materaniro. Iyo nta bubyutse rero abantu bagenda basubira inyuma, abantu bagenda bagwa, abantu bagenda bacika intege, abantu bagenda bashira imbaraga, abantu bagenda basubira inyuma. Ariko ububyutse iyo buje bwongera gukundisha abantu mu nzu y'Imana, buzana abandi bashya. Wowe uzi ko ububyutse buhari uba wumva nubwo wafashe umwanya mwiza ariko ubonye umuntu udakijijwe ahita uwumuha. Ariko iyo nta bubyutse protokole iragorwa cyane. Iyo nta bubyutse protokole iragorwa, kubera ko ujya kuguha umuntu ati ko twagize umushyitsi waduhaye umwanya, kavuga ati ko nizindukiye mumujyane hanze, ati ngiye nizindukiye mumushyire hanze. Mbega iyo nta bubyutse buhari umuntu wese yihagararaho, umuntu wese ashaka impamvu zimurengera, umuntu wese avuga ati ngenda biyamya. Ariko abo bantu baza batinze ngo nabashyitsi mujye mubarekeraho hanze, mujye juru dusenge dusaba Imana umwuka wera. Dutangira twavuze ngo mu byakozwe n'intumwa ibice 19 twavuze ngo ngasanga yabigishwa bamwe arabaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arabaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati n'umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo, maze barambika ibiganza buzura umwuka wera. Imana ishimwe. Tugiye gusengera icyifuzo cyo kuzura umwuka wera. Tugiye gusaba Imana uyu muyaga uhuhe nkuko wahushye muri kiriya kibaya kirimo amagufa yumye, ngo maze umwuka wera yaza bakongera bakabaho. Tugiye gusaba izi mbaraga zihagurutsa abantu, izi mbaraga zitera abantu gukora, izi mbaraga zikundisha abantu mu nzu y'Imana, zibakundisha gusenga, bakoresha ibikomeye. Tugiye gusenga ngo izi mbaraga zongere zikore. Twavuze ngo ni isezerano ryacu twese. None gambura ikiganza dusenge. Bw'umwami Yesu ngo ndashaka kuzura izi mbaraga z'umwuka wera. Nanjye ngirira neza, nanjye nyereka bundi bushya, nyigaragariza rema ibihe bidasanzwe mu buzima bwanjye. Bw'umwami Yesu ngo nkiza, bw'umwami Yesu ngo hindura ubuzima bwanjye, hindura amateka yanjye. Mwami Yesu turi hano imbere yawe,
uyu mwanya turakwifuza dukingurira ijuru muyaga nuhuhe izi mbaraga nizize muri aba bene data bateraniye hano bari kumvira ijambo ryawe nkuko wabikoze ku munsi wa Pentekote. ongera ubikore mu mbaraga zawe, ongera utera abantu inzara n'umwete yo kugushaka, yo kugusaba. Turambuye ibiganza tukwinginga. Fata umwanya nawe usenge, fata umwanya wawe usenge. Bumbura akanwa kawe, atuza akanwa kawe nawe usenge. Atuza akanwa kawe nawe ubwawe umusenge, nawe ubwawe umusabe. Atuza akanwa kawe umwinginge. Twavuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nawe musenge umubwire ngo nkingurire ijuru, nanjye kora ku buzima bwanjye, kora ku mutima wanjye. Twavuze ngo iyo umuyaga uje utuma dukorwa ku mitima. Nawe mubwiye ngo kora ku mutima wanjye maze ungirire neza. Musenge, atuza akanwa kawe umubwire, atuza akanwa kawe uvuge. Uri imbere y'Imana, ani mu nzu ya Data. Atuza akanwa kawe umubwire, umwinginge, umubwire ngo nanjye ngirira neza, nkingurira ijuru, nanjye rema ibindi bihe bishya, ibindi bihe bidasanzwe. Mubwire ngo ndi imbere yawe, uku niko ndi, uku niko naje. Oh Yesu Kristo, 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 Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Oh tugisenga mutuze gatoya. Twavuze ngo uyu mwuka wera mu murimo ajya akora nukajya twemeza, ngatwemeza intege nke zacu, atwemeza ibyaha byacu, yereka umuntu wese uko ari maze akakubwira guhindukira. Na niyo mpamvu shaka gusaba muri rino teraniro umuntu wese wumva umwuka wera amubwira kwihana, amubwira kubyuka kava mu byo yasubiyemo inyuma. Rambura ikiganza tugusengere by'umwihariko. Iyo twihana ibyaha umwuka wera araza. Niba warasubiye inyuma, niba waracitse intege, niba waraguye, niba waravuye mu byizerwa, uri muri iteraniro aho uhagaze, rambura ikiganza cyawe tugusengere mu izina rya Yesu Kristo. Mwe mwarambuye ibiganza Yesu abaha umugisha. Wowe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, rambura ikiganza cyawe. Banka Zakayo yaravuze ngo ubu nubwo uri iwanjye ndi umunyabyaha. Bwira Yesu, mubwize ukuri, umubwire ngo ibyaha byanjye urabizi, ariko ndashaka imbabazi zawe. Rambura ikiganza cyawe utitaye ku muntu wari wese, utitaye ku gihe bimaze, maze ubwire Yesu ngo mbabarira. Mubwiye ngo mbabarira. Ndashaka gusaba urambuye ikiganza usaba Yesu imbabazi. Tera intambwe wegere hano ngo usengere mu izina rya Yesu. Wowe ushaka izi mbabazi, tera intambwe maze dufatanye gusenga. Urambuye ikiganza ubwira Yesu ngo mbabarira. Zakayo ntiyatinya abantu, ntiyatinya icubahiro cye, ntiyatinya ubutunzi bwe, ahubwo yabwiye Yesu ngo ndi umunyabyaha. Yarihannye. Nawe ngwino wihuta, ngwino ubwire Yesu ngo mbabarira, ngwino ubwire Yesu ngo mbabarira, ngwino ubwire Yesu ngo mbabarira. Uzana intege nke zawe, uzana ibyaha byawe, uzana umwambaro w'ubushwambagara. Arashaka kukwambura, akakwambika umwambaro mwiza. Arashaka kugukiza. Satani nta kindi cyamuzanye, nukwica, nukwiba, nukurimbura. Ariko Yesu yaraje ngo tubone ubugingo bwinshi. Oh Yesu ushimwe, Yesu mutanga bugingo ushimwe, Yesu mutanga bugingo ushimwe, Yesu ushimwe umutanga bugingo, Yesu umwami w'ubugingo. Baragufashe barakwica, ariko ushimwe ko wazutse kuri muzima. No duhesha kubaho, no duhesha ibyiringiro, no duhesha ubuzima. Dukomere Yesu amashyi, niwe mutanga bugingo. Mwe muri kuza nimwihute cyane, muze muce bugufi tubasengere, tubingingire. Yesu n'umunyembabazi. Muri mje yavuze ngo Yesu ntahwema gukiza abantu, ntahwema gukiza abantu. N'uyu mwanya, no muri iteraniro, n'uyu munsi, naha turi, n'uyu munsi Yesu ari hano ngo agukize, ngo akugirire neza, ngo akubohore. Yaravuze ngo ngwino uzane ibyaha byawe, uze ku birenge by'umukiza. Ngwino kuri Yesu. Abantu bo bafite umugambi wo kugusebya, Satani afite umugambi wo
kugusebya, ariko Yesu afite umugambi wo kugukiza, afite umugambi wo kukugirira neza, afite umugambi wo kuguha ubwiza, wo kuguha ubwami, afite umugambi wo kukuremera ibindi bihe bishya. Imana ishimwe, katwongere dukomere Yesu amashyi tumushimire. Oh Yesu shimwe, oh Yesu shimwe, oh Yesu shimwe. Tugiye gusaba pasiteri wavuye Huye Murera, waje aherekeje korari, agiye kudufasha gusengera abapfukamye. Haleluya, haleluya. Mwami Imana turagushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe, kandi turagushimiye Kristo, umwuka wawe wera ni urehereza abantu kwihana. Turabasengera bose bemeye guca bugufi, Mwami, bakemera intege nke zabo. Turabasengeye ngo ubakize, ni wowe Mwami ukiza, umwami w'ubugingo bwabo. Cagagura imigozi yose y'umwanzi, amaraso ya Yesu meza nabeze, nubemere ubatsindishirize, nubakire Mwami, imingoma muri bo, ubabere umwami n'umukiza, ubabere umurengezi, ubayobore ku manywa na nijoro. Mwami Yesu, turabingingiye cyane, wowe uzi amazina yabo, ngo uyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ubatandukanye n'ingoyi zose z'umwijima, ubakure mu rupfu kwa Satani, ubakize kurimbuka. Tubatuyeho ubugingo buhoraho, tubatuyeho agakiza k'Imana, tubatuyeho amahoro menshi, tubatuyeho ubuyobozi bw'umwuka wera, abashoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye, kandi ntibagasubira inyuma. Ahubwo Mwami, ubwo banditse mu gitabo cyawe, ukabara mu mubare w'abana bawe, turabasengeye ngo bafate ukuboko, bafate ukuboko, bagendane nawe, ugendane nabo, babere umuyobora. Ubugingo bwabo tubushyize mu biganza byawe, mu izina rya Yesu, kugira ngo babone ibyiza byo mu nzu yawe, babone ibyiza by'ahera hawe, babone ibyiza bituruka mu gakiza kawe, babone imigisha wageneye abera. Haleluya. Turabasengeye umugisha w'Imana, ubuntu bw'Imana ibube kuri bo, mu izina rya Yesu. Amahoro waburiye mu isi nibaborere mu gakiza kawe, kandi babone kugira neza kwawe. Ibitagendaga bigende, nibagutakira wumve, babere igisubizo muri byose. Turagushimiye Mwami, kandi tubashinganishe muri wowe, wawe mu bwishingizi bwawe, barindwe n'imbaraga zawe, babere maso ku manywa na nijoro, bakubera abakobwa n'abahungu, nawe wabere umwami n'umurengezi. Icyubahiro kibi cyawe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, dusengeye n'abandi bose baryumvise, kugira ngo umwuka wera akomeze akora imirimo. Icyubahiro kibi cyawe. Turagushimiye kubwa byose Data, kubw'izina rya Yesu umwami wacu, amen. Kadusabe mwebwe mupfukamye, muhaguruke, mukurikire uyu mupasitore muri uyu muryango. Bagiye kubafasha babagire izindi nama, kandi muhisemo neza, mukoze ikintu cyiza. Kanongere nsaba iteraniro ryose namwe mu gijuru, tugiye kongera gusenga kandi kanya gato cyane. Se murabishaka ko twongera gusenga? Umuntu muri kumwe muhagurutse, mubwiye ngo haguruka dusenge. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mwuka wera bari buganza, mu bingora bikambuza mahoro. Imitwaro yanje ndayimuko, Yesu, 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 twavuze ngo Yesu tumuvuze araza, katwongere tumuvuge. Yesu, 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 mwuka wera, mwuka, mwuka, tumurambura amaboko. Mwuka wera, mwuka wera,
mwuka 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 reka amazi y'ubugingo antembemo reka mwuka wera baribugaza mu bingora bikambuza amahoro umutwaro ndayimu. Tugiye gusenga Imana kugira ngo tumwikoreze imitwaro yacu, yita ku maganya yacu, yita ku bitugoye. Fata ikiganza umuntu umwe mwegeranye, fata ikiganza umuntu umwe, ufata umuntu umwe gusa ikiganza, fata ikiganza cy'umuntu umwe gusa maze dusenge. Ugiye gufatanya nanjye tumusengere mu izina rya Yesu, tumwinjingire mu izina rya Yesu, tumusabire data. Hari ibyo mu isi batagira ariko mu ijuru bakingura imiryango, hari ibyo bakora uyu munsi. Tumusengere uyu munsi Imana irema andi mateka mashya, tumusengere uyu munsi Imana imuha indirimbo nshya, imuha ubuhamya bushya, imwuzuza umwuka wera, imucuncumure izi mbaraga zigwire muri we, zimukize, zimutambutse, zimwuzure, atambuke iminsi mibi, kuko izi mbaraga nizo zonyine zibasha kudutambutsa. Ugiye kumusengera, birashoboka ko utazi izina rye. Niba utarizi rimubaze, turashaka kumubwira data izina ryo rivuga imbere y'Imana, uribwire Yesu Kristo. Birashoboka ko hari indi nama yabaye, hari abantu bateranye, hari abantu bahuye bakarivuga, bakaryaturaho ibibi, bakarigiraho imigambi mibi, ariko tugiye kuryatura imbere ya data. Afite ububasha bwo kuvuguruza ibindi byose abantu bavuze, byo guhindura izindi nama zose abantu bagiye. Afite umutima w'urukundo. Reka tumusengere mu izina rya Kristo Yesu. Ngaho tangira umusengere, tangira umwinjingire, tangira ubwire Yesu iki cyumweru kimubere umunsi udasanzwe. Iri teraniro uyu mwanya umubere ibihe bidasanzwe. Imana imugirire neza bundi bushya, yongere mwiyereke nkuko yeretse abigishwa ku nyanja ya Tiberiya. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Muri iri teraniro turongeye gusenga, ngongere wiyereke buri muntu, wongere ukore ku maso tukubone, amatwi yacu tukumve. Haleluya. Yesu Kristo, Yesu Kristo shimwe. Turasengera indwara ngo uzikize, kiza abarwayi, wiyerekane. Bya bindi byari bikomeye, byari bimeze nk'imisozi, umva wa musozi we, wowe wiyita iki? Turagutegeka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizikore, nizikize, nizireme ibihe bishya. Turasengera imiryango, turasengera ingo zari zifite ibibazo, zari zirimo amakimbirane. Umwuka uzana urukundo, umwuka uzana ubumwe, uzana guhuza. Turasengera abasore n'abakobwa ububakira ingo, waye imiryango mizima. Haleluya, haleluya. Kingura umuryango w'abana akazi, tanga agakiza, abaguye babyuke, abasinzire bakanguke. Dusaba itorero, dusabye imbaraga z'umwuka wera. Turasengera abantu bari ahantu insengero zifunze batabasha kubona n'uburyo bagira ku rusengero. Tubasaba ibindi bihe, ubakingurira umuryango, urema ibindi bihe bishya, ubasha kugendera abantu bateranye hamwe. Ariko wanasanga umuntu wenyine, wamusanga mu nzira, wamusanga mu rugo. Turasenzega izi mbaraga zikore, zitanga ububyutse, zitanga ibihe byiza, ziduha umwambaro mwiza. Turasengera itorero, turasengera igihugu cy'u Rwanda, turasaba amahoro mu Rwanda, turasaba ubumbuke, turasaba umutekano, turasengera abayobozi b'igihugu, turasengera akarere duherereyemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Yesu tukurambure amaboko, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ibyo ukoze. Yesu shimwe, Yesu tugukomeye amashyi, Yesu tugukomeye amashyi. Ushimwe, 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 ushimwe ibyo dukoreye.
ibyo ukoreye itorero, ibyo ukoreye u Rwanda, ibyo ukoze muri aka karere. Hagarika izi ntambara muri aka karere, tanga ubumwe muri ibi bihugu, tanga umutekano. Turasengera isi yose, turasengera muri Israel, turasengera muri Iraq na za Iran, Uburusiya na Ukraine, turasengera umugabane wa Amerika, turasengera Uburayi, turasengera Afurika, turasengera imigabane yose. Imbaraga z'Imana nizikore, nihaza ububyutse, kingura umuryango ahataragera ubutumwa bwiza. Hagera ubutumwa bwiza. Yesu ushimwe, Yesu tugukomeye amashyi tugushimira, Yesu twagushimiye. Haleluya, haleluya. Mureke twese tuvugira rimwe haleluya, rimwe kabiri gatatu. Twongere tuvuge ngo haleluya, wongere uvuge ngo haleluya. Uwo muntu muri kumwe mufate mu kiganza, umubwire ngo Imana iguhe umugisha, mubwire ngo Imana ikurinde, mubwire ngo Imana ikumurikishirize amaso yawe heza, mubwire ngo Imana ikurebe neza, mubwire ngo Imana iguhe amahoro, mubwire ngo imiryango yari ikinzwe Imana yikingure. Imana iguhe umugisha wo kurama, umugisha wo kurama uzabona ibyiza. Imana ishire ahagutse ubuzima bwawe. Reka twongere tuyikomere amashyi tuyishimire. Haleluya, haleluya, haleluya. Twahawe umufasha, twahawe umufasha, Umwuka w'ukuri. Haleluya. Uwo mufasha nakomeza abane natwe, nakomeza abane nawe, nakomeza kuyobore, nakomeza kugira inama, nabe mu bana bawe, nabe mu rugo rwawe, nabe mu buzima bwawe, nabe mu kazi kawe, nabe mu byo ukora, nabane n'uwo mwubakanye urugo, naba ahantu utuye, naba umurinzi wawe, nagendane nawe, nakubera ingabo igukingira, nakwihishurire, navugane nawe ku manywa na nijoro, naguhishurira ibyo Data ateganya mu buzima bwawe, nagukize ibyo bintu byose byakubera umutwaro ukomeye, kuko ni umufasha w'ukuri. Twahawe, katwongere tumurambura amaboko tumushimire. Twagushimiye Yesu, twagushimiye Mwuka Wera, twagushimiye Data, tugushimiye kuhari. Ubwo uri kumwe natwe ntituzayoba inzira, ntituzakorwa n'isoni, ntabwo tuzagwa umwuma, ntituzicwa n'inzara, ntabwo tuzagwa mu butayu, tuzagerayo, tuzabona ibyiza. Ntabwo umwanzi azavugiriza impundu kunesha. Ubwo uri kumwe natwe uzaduha gutsinda buri gihe.